Hello, mbese mute bantu banjye abakunzi ba Wildland TV turabasuhuje cyane, tunategereje feedback yanyu ariko y'uburyo mukomeza kwakira aya magambo y'inyungurabwenge zo mwabanje kumva mbere cyangwa se zo mwagiye mwumva zatambutse mwazakiriye mute, ni iki zabunguye cyangwa se ni iki nyine mwazikuyemo. Uyu munsi tugiye kugaruka na episode ya 4 y'inyungurabwenge. Ni umuriro kabisa, irimo amagambo meza y'ubwenge yagufasha kuba wahindura imitekerereze cyangwa se wahindura byinshi kuri wowe mu byo wibazaga. Reka tuze tuyibahereza tuyibagezaho kabisa. Episode ya 4 y'inyungurabwenge iragira iti: tekereza cyane bizagushoboza gukora cyane. Kubera ko imbaraga z'umuntu ni nke cyane, zirasanzwe, ariko ububasha n'ubushobozi bwe ni bwinshi cyane, ntabwo busanzwe. Ndasubiramo rimwe: tekereza cyane bizagushoboza gukora cyane. Kubera ko imbaraga z'umuntu ni nke cyane, zirasanzwe, ariko ububasha n'ubushobozi bwe ni bwinshi cyane, ntabwo busanzwe. Reka tuze tuyasesengura none aya magambo. Aya ni amagambo mahimbano yanjye bwite, iyo mfashe umwanya nkayandika nkanashaka kuba nayashyira hanze kugira ngo nyasangize abandi bantu, nuko hari ubutumwa mba nshaka kugira ngo mbahereze cyangwa se nshaka gutanga. Ubwo rero aya magambo ari mu iyi nyungurabwenge, reka nyagusobanure kugira ngo tuzajye uyavuga cyangwa se ukayakoresha aho bidakwiriye cyangwa se ukayakoresha mu buryo butarimo. Mu by'ukuri kuvuga ngo tekereza cyane bizagushoboza gukora cyane, kubera ko imbaraga z'umuntu ni nke cyane, zirasanzwe, ariko ububasha n'ubushobozi bwe ni bwinshi cyane, ntabwo busanzwe. Aya magambo hano kuyandika icyo nashaka kuvuga, rimwe na rimwe hari ubwo duhora ku kintu kimwe cyangwa se tugahora ku rwego rumwe rw'ikintu runaka tubamo cyangwa se dukora, bitewe n'uko tudafata umwanya wo kugira ngo tube twatekereza kure cyane cyangwa se tube twabasha gushishoza ngo tujye kure mu ntekerezo cyangwa se mu kwibaza ibyo tubona, nimba hari urundi rwego twabigezaho cyangwa se twabona ibyisumbuyeho mu buryo runaka, ariko nyine biturutse mu kuba twabyibajijeho no gushaka igisubizo kirambye kw'ibyo bintu. Aha ngaha rero ni ukuvuga ngo muri make icyo aya magambo yashatse kuvuga, iteka iyo ubasha gutekereza kure cyane ku kintu uri kubona, ubasha kugira ikindi kintu kiyunguye ku icyo kintu ubasha kuba wageraho. Buriya kuba uyu munsi isi ifite iri terambere twese tubasha kubona, ni uko hari abantu benshi cyane bagiye batekereza ku bintu byinshi bitandukanye ubu ngubu abatuye isi dukoresha cyangwa se twagezeho, haba ikoranabuhanga wenda se ryo mu nganda cyangwa se n'ibindi bintu bisanzwe twagiye tugeraho mu myaka wenda se nka 500 cyangwa se mu myaka nk'igihumbi ishize. Ntekereza yuko iterambere riri mu isi rishobora kuba ryarikubye inshuro ribarirwa muri za magana cyangwa se no mu bihumbi runaka, kubera ko abantu benshi, bamwe dufatira nk'urugero nk'abafilozofi cyangwa se abandi bantu bakomeye cyane bagiye bavumbura ibintu runaka, ni uko bafataga igihe kirekire cyo guhora bibaza uburyo babasha kuzana ikintu gishya muri sosiyete, kandi bakabivumbura babanje kugendera ku bindi bintu bisanzwe babaga bari kureba aho ngaho hafi aho ngaho, ariko nyine bagafata umwanya wo kwiga ku ibyo bindi runaka, bikazabafataho igihe kirekire cyo kugira ngo bazabigereho, ariko kubigeraho kose ni uko babaga bafashe umwanya wo kubitekerezaho. Muri make rero nawe nujya uraba uri gukora ikintu runaka, ujye wibaza nimba hari n'ubundi buryo ushobora kuba wagikora. Wenda niba ari nk'ikintu uri gukora wenda ukoresheje nk'imbaraga, ubanze wibaze niba nta bundi buryo ushobora kuba wagikoramo kandi bitagusabye imbaraga nyinshi, kuko buriya mu bushobozi umuntu afite bw'imbaraga dufite imbaraga nke cyane ugereranyije wenda n'izindi nyamaswa cyangwa se n'ubundi bushobozi runaka bw'ibindi biremwa cyangwa se bw'ibindi bikoresho tuba twariremeye ku giti cyacu cyangwa se tuba
twarahanze bidufasha mu mibereho yacu ya buri munsi. Ibyo bikoresho rero tubasha kugeraho muri ubu buzima, nta kindi kibitugezaho ni uko tuba twaratekereje cyane, noneho tugashaka ibisubizo byadufasha kugira ngo bitworohereze ubuzima. Niyo mpamvu nyine hano navuze ngo nagarutse mvuga ngo ububasha n'ubushobozi bwe ni bwinshi cyane ntabwo busanzwe. Ni ukuvuga ngo nyine ububasha umuntu yifitemo ntabwo buri mu mbaraga ziri fizike umuntu zo guterura, kuba warwana cyangwa se kugira ute, ahubwo biri mu mitekerereze. Niyo mpamvu nyine n'umuntu ashobora kuba yarwana n'intare akaba yayica, cyangwa se imbogo, cyangwa se ikindi kintu kiremereye cyangwa se gifite imbaraga kumurusha, ahubwo nyine imitekerereze yiwe niyo ibasha kumuhereza ububasha n'ubushobozi bwe mu buryo budasanzwe. Ni nayo mpamvu bavuga ko umuntu ariyo nyamaswa ikaze kurusha izindi zose, ni ukubera ko nyine afite imitekerereze yiwe ikomeye cyane, niyo mpamvu abasha gukontorora izindi nyamaswa zose. Niyo mpamvu na nyine dufata inyamaswa z'inkazi tukazishyira mu maparike zikabaho ngaho, zikabaho uko twe tubishaka. Ni ukuvuga ngo umuntu afite ububasha bwo kuba yategeka n'ibintu bitari biriho kandi bikabaho, bitewe n'uko nyine yifitemo ubwo bubasha n'ubushobozi bwo kuba yabikora. Muri make rero aya magambo uzajya uyakoresha mu gihe ushatse nko kuba wakwereka umuntu yuko ahora ku rwego rumwe rw'imitekerereze cyangwa se rw'imikorere y'ikintu runaka, agahera ku kintu kimwe kandi wenda no kugikoresha bimusaba imbaraga nyinshi, kandi wenda hari ikindi kintu yakaba yatekereza yakora kikaba cyamworohereza kuba yagera ku icyo kintu mu buryo bumworoheye, ndetse kikaba cyatanga n'umusaruro mu buryo bwisumbuyeho cyangwa se burushijeho. Muri make rero aya magambo niyo nashaka kugarukaho ku iyi nshuro, mbibutsa yuko hari inyungurabwenge nyinshi cyane mu bihe biri imbere tuzagenda dukomeza kugenda tugarukaho umunsi ku munsi, ndetse nuko mu iyi minsi nsa naho muzeho gatoya kubera akazi kenshi, ariko mu minsi ya vuba ndajya mbahereza inyungurabwenge nk'ebyiri cyangwa eshatu ku munsi, kuko inyungurabwenge nk'izi ngizi zo nanditse nyinshi cyane ziri muri za magana. Ndakeka tuzagenda dusangira ubumenyi nk'ubu ngubu mba naragiye nihimbira, ariko nanone bwagira inyungu cyangwa se bwagira umumaro abantu benshi muri ubu buzima. Ndabashimiye kuba mwafashe umwanya mu kumva iki kiganiro, naho ubutaha.